ubugingo buhoraho Mutesi ntabwo afite. Kugeza umunsi azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi. Pastor abihanuye. Kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi. Igihe cyose atarasanga ngo ansaba imbabazi, nkurahiye iba Imana ihoraho nta bugingo. Vuga ngo n'ubugingo seriye byo n'ubuteka mutwe. Amajwi arimo. Yes. Yes, reka nanjye gusuhuza aho dukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kwa natwe mwanya ngo ndagusuje wahisemo gukurikirana iyi channel kuri kamera. Ndi kumwe na Pastor P. Hari hashize iminsi myinshi cyane. Makuru Pastor Peter? Makuru ni meza, turaho turashima Imana. Turi amahoro. Iminsi myinshi rero yariciyemo. Menya ibyo arigiye kuvuga ukifata. Oya, iminsi myinshi yariciyemo. Yaciye iminsi myinshi kabisa. Nanjye ndumva ntari imperutse. Ajyaga nibaza niba utakiba muri iki gihugu. Hari n'umunsi nzaba ntakirimo rero byo ntiwamenya. Gahunda yo kugenda se? Hehe. Kujya hanze nyine gushakishiriza. Iwacu se ni hehe? Ushaka kujya mu ijuru se? Iwacu ni mu ijuru. Hari umunsi tuzirirwa mu isi ntituyiraremo. None se ejo bundi ntago nagize ibyago, ntago nashyinguye umwana wanjye w'imyaka 11. So hari umunsi rero tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo. Mvuze ngo hari igihe nzaba ntakirimo, nje mba numva rero kamabwire n'ikintu kitajya kimpungabanya cyane Vode. Niba I don't know, ariko nkeka ko ari uko nagezeho mu rupfu ndarwumva ndarusogongera numva uko rumeze. Urupfu ntirujya runtera ubwoba. Ikindi n'abantu bavuga ngo Imana ngo izambabarire ngo izanjyane mu ijuru ntapfuye. Iryo sengesho sinarisenga. Ngomba kuzapfa urumva nkinjoyinga neza ku rupfu ku buryo use bararwenjoyinga. Urunyuramo se utarwinjoyinze uko byamera kose niwe ngomba kumva niba runasharira nkabyumva nkabimenya ukuntu rumera rusharira ningera no mu ijuru urumva mu gihe abantu bazaba bari kuganira batanga ubuhamya use nk'umuntu wagiye mu ijuru adapfuye bamubajije ku by'urupfu yazavuga iki? Hari ibintu hareta nubwo waba utari kumwe nanjye reka nkubwire isengesho uzasenge Vode. Uzasenga isengesho rivuga ngo Mana uzandinde gukenyuka ryonyine, naho ibyo gupfa ndakurahiye noweze ubundi kuwiteka buzacya rimwe ngo isi yayizinze nayizinga z'abariho bazajyayo. Uko byamera kose iyi nzira nyine tugomba kuyinyuramo, ariko isengesho ku muntu wese namwifuriza ni ukubwira Imana ngo uzandinde gukenyuka, kandi igisubizo gituma abantu badakenyuka ijambo ry'Imana ryarambwira ngo nimuhagurukira gukorera Uwiteka nawe azasohoza iminsi yanyu yose mudakenyutse. Jewe icyo nayivuze ntari kumwe nawe nicyo kushaka kumva ko urupfu umuntu agomba kurwenjoyinga. Nikiba icyo gihe nikiba cyageze ugomba kurwinjoyinga. Niba ubwo wenda n'icyongereza nihaye kuvuga cyane niye ko umuntu ashobora kumva ko wifuza kuzapfa kabisa hano ngo umuntu yapfuye arabyumva ko yarari gupfa. Ntago ngewe mbisubiremo mu Kinyarwanda, ntago nzigera nsaba Imana ngo izankure kuri iyi si ntapfuye. Ngiye ngomba kuzapfa nkumva no gupfa byanyabyo uko bimera. Ahubwo Imana izandinde gukenyuka. Nzapfe nshaje nk'abandi bakiranutsi bose, hahandi umuntu abwira Imana ngo sezerera umugaragu wawe amahoro. Umvishe uriya muntu wabibwiye yari Simiyoni. Abwiye Imana ngo byose ndabibonye aho bigeze, sezerera umugaragu wawe amahoro. Ko itamuteruye ngo imujyane, yahise irutegeka byihuse, ruraza ruramumira.
nyine nk'abakiranutsi. aha icyo rero nicyo mvuga kuko hari igihe ntekereza ko mu ijuru ni ibintu ntekereza ko hazabamo gutanga ubuhamya. Ariko wemera ko hari umuntu upfa agaraguritse? ntabwo aba ari umukiranutsi. Bibiliya ivuga ko abakiranutsi barasinzira bagasanga ba sekuruza. Ngere wavuze ko enjoying urupfu ngira ngo niho washatse upfa agaraguritse rero ntabwo navuze ngo sindi kumwe nawe. upfa agaraguritse dore ikintu kiba gituma agaragurika barabinsobanuriye. Burya ngo ababona ngo abamarayika b'umwijima baje kumutwara noneho agatangira gutera imigeri nawe munjyana mundeke n'ubwo ijwi uba utaryumva ariko nicyo abavuga mundeke naho njya agarwana agatera imigeri akanga kugenda ariko kuko rwaje rukamutwara. Na utwawe rero n'abamarayika b'ijuru agenda yishimye ababona ari abantu beza baje kumutwara, ababona ari ihumure, ababona ari ibintu byiza. Noneho bo iyo bagutwaye ab'ijuru iyo bagutwaye babanza kukwereka ngo uyu mubiri wari urimo ngo ukabona ari ikintu kibi cyane ku buryo banakugiriye nabi bakakubwira ngo subiramo utakemera gusubiramo. So rero umukiranutsi wese aho ava akagera arasinzira ntago ajya gutera imigeri, ntago ajya mu biki, nta bintu byinshi ajyamo. Urupfu ruraza rukamujyana akavuga ati aho njyana ndahazi nta ribi. Pastor, muri iyi minsi hasohotse amabwiriza yuko insengero zitujuje ibisabwa nyinshi ziranafungwa ndetse mpamya ko insengero nyinshi ari zifunzwe. Mwebwe umurimo nyuma yaho muri kuwukora mute? Bo cyakinguriwe cyangwa harimo imbogamizi namwe? Umurimo urakomeza uko byamera kose nubwo harimo zimwe zifunze kubera kutuzuza ibisabwa ariko twebwe turacyakora. Aho dukorera twagize amahirwe yo kuba bimwe muri byo ibyasabwaga, reka mvuge ngo ibyasabwaga byari byuzuye. So twebwe rero turacyakora ariko no kuba bafungiye ubwo bakomeze buzuze nyine bya bindi basabwe, igihe kizagera babafungurire, niko nabivuga. Ariko turacyakora uretse ko nyine bigeraho ahubwo uti rero iki gihe turimo harimo no kuboha amahema kuko nibyo tuba dusabwa. Korera Imana, mukorera n'isi, mukorera na leta, mukorera n'ibintu byose. Ngo muri iyi minsi haraho uri kubaha amahema? Ni nayo mpamvu wari umaze igihe utambona. Herega uzasome muri Nehemiya igihe ba Tobiya na ba Sanibalati bari bamaze kuba ibibazo cyangwa bateje ibibazo byinshi, ngo abantu b'Imana inzara yarabariye, maze kubarya ngo barasohoka batakibona ibya 10, batakibona amaturo, barasohoka bajya gupagasa. Nehemiya niwe wongera aravuga ngo nimugaruke mu nzu y'Imana mwongere mukore umurimo mwahamagariwe. Yongera no gutegeka abantu ngo nimwongere muzane mu nzu y'Imana ibyo kurya n'ibyo kunywa. uzi impamvu mu mubwiriza uzi impamvu muri Maraki havuga ngo mungerageresha ibya 10 n'amaturo, ngo mubizane mu nzu yanjye, ngo mu nzu yanjye ntakaburemo ibyo kurya. Imana se wagize ngo irarya? Imana ntabwo irya. Nuwakubeshya ngo Imana ngo yariye amaturo yawe uzamubwire ngo ni umujura. Wakubwira ngo Imana ngo icya 10 ngo watanze ngo Imana yakiriye ngo ubwo rero ngo iki niki, hoya. Ahubwo Imana ibivuga irengera ba bantu bayo bakora mu ihema ryayo, ntabwo ibivuga kuko ari yirya. Niyo mpamvu ivuga ngo muzane ibyo kurya, muzane ibya 10 n'amaturo, ngo inzu yanjye ntikaburemo. Ibizi neza ko hari abakozi bayo, nk'uko uyu munsi tuvuga urugero, igihugu gifasha ambasaderi kikamwohereza guhagararira igihugu mu kindi.
bamuha equipments zose ibikenerwa byose, n'inzu azajyamo bakayitegura bakayishyiramo byose kugira ngo ambasada atazicwa n'inzara. So n'Imana nibwo buryo ibivugamo kuvuga ngo muzane ibya 10 n'amaturo bishyitse, inzu yanjye ntikaburemo ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo ba bantu bayikoramo bareke gusohoka kubera yuko hari icyo babuze muri bo. Nicyo Imana ibivuga rero. So ariko ubundi mu buzima busanzwe ngewe ikintu mba ndeba mvuga, umuntu ukwiriye kuba full time minister ni umuntu nabyita nyiri vision, nyiri yerekwa, ufite rya yerekwa, ufite ya moteri uyitwaye mu biganza bye, wagomba kuba full time. Ariko abandi bose bungirije, abavuga butumwa, abapasiteri, tuba tugomba kugenda tugakora, tukagenda tugakora. So reka nibwirira abantu ngo ubundi ngende umushoferi w'umwuga, kandi uyu munsi ngiye kuzagira kampani yitwa Diaspora. Ndumva nshaka kujya ntwara cyane aba diaspora. Bano bantu baba baje muri sama, aba baje kuruhuka, aba baje bakampa ibiraka nkabatwara. Abenshi baba bazi gutwara, ariko iyo bageze mu mihanda y'inaha ngaha irabananira. Uretse no urumva abaje no kuruhuka bagomba kureka bakamutwara, akenjoyinga nyine icyo gihe cyo kujya. Gutwara biravuna, wowe urabizi. Gutwara biravuna, gutwara birarushya mu mutwe. Ubundi mukorana na yanyu habaye iki? Kumbwira ngo ubu tugiye kujya mu kwa 12 bazaza kuruhuka, muze gufata nimero yanjye, udafite imodoka nzayigushakira ngutware. Nagutwara ukwezi, nagutwara icyumweru, nagutwara umunsi umwe, nzagutwara. Ndi umushoferi w'umwuga. Uzigiye maze ntwara imyaka irenga 10, kuva atangiye gutwara 2010, imyaka 14. Ndi umushoferi w'umwuga, nzagutwara neza. Ariko ubu ngubu iyo kampani nshaka kuzashinga nzayita Diaspora Company Limited. Ariko bitavuze ko n'undi muntu uri hano washaka ko mutwara, kuko ndabizi kandi ntwara neza. So n'undi muntu wese washaka ko dukorana, call me. Nubwo yaba ari hano mu Rwanda, ariko wowe w'umudiaspora wageguza bakakwiba, bakagutwara nabi, ukabura ugutwara, ukabura uko bigenda, umwizerwa uzaba utwawe na pasiteri. So bukinga rero, mbukinga hakiri kare. Ubwo iri tangazo naryo ndicishijeho, nari maze iminsi ndi mu biraka. So niyo mpamvu rero mwari mutinze kumbona, ariko ubu ngubu ndaho. Gusa nyuma yaho gatoya nagizemo ibyo byago njya gushyingura. So ariko ubu ngubu nongeye kugaruka kuri tere, ndahari neza. Pastor, ntago turi bujye kure, hari ikintu nkuru nshaka ko tuza kuganiraho. Hari umuvandimwe w'umunyamakuru witwa Scovia. Muri iyi minsi nabonye hari ibintu yavuze ku mu bishop bita Rugagi, ngo ni Dr. Bishop Rugagi Nasa. Ariko mu kumusubiza mu bintu bishop yamusubije, harimo akantu gasa nkaho katunguye abantu, hari nako karimo gutrendinga cyane. Reka tugashyiremo wenda tukumve, noneho uze kuduha comment yawe kuri. Kumve ndaguha comment nta kibazo. N'ubugingo buhoraho Mutesi ntabwo afite, kugeza umunsi azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi. Pastor abihanuye. Kugeza umunsi azatera intambwe akansaba imbabazi, igihe cyose atarasanga ngo asabe imbabazi, nkurahiye iba Imana ihoraho nta bugingo. Vuga ngo n'ubugingo ako ngako kugeza igihe cyose. Misenseka, reka ndetse nkwereke impamvu misenseka. Ndahita ngaruka kuri ibyo bintu. Umuntu umwe yari yihandagaje, yari ari mu rusengero rumwe ntavuze,
yego arihandagaza aravuga ngo ishobora byose ngo nushaka ugenda ufate keredi ngo uze wubakire Imana, ngo Imana irambwiye ngo nawe ngo ntizaguhanagura ngo niba ari ku rutonde rw'ubugingo. ibaze rero niba ubugingo umuntu ashobora kububona kuko yabuguze, sibyo? Kuko yabutangiye ituro mu rusengero, ibyo bikamuhesha ubugingo. Ijuru ninde utazarijyamo? Ninde utazarijyamo? Ibyo rero ni ubutekamutwe seriye. Ibyo ni ubutekamutwe. Umuntu kuvuga ngo ako kantu bahise bagakoraho indirimbo k'uwo muntu wavuze gutyo, bamukoreraho ya ndirimbo ngo uwo ni umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. So nanjye rero reka mvuge ngo ahubwo ko nzi ko habaho deparitoma z'abantu bashinzwe kurwanya iterabwoba, uyu muntu nawe bakabaye bamukurikirana. Iri ni iterabwoba, ndakurahiye. iterabwoba ry'ikiza Dr Rugagi Innocent, iri ni iterabwoba yashyize kuri Scovia Mutesi. iterabwoba rijyanye n'ikiza. None se reka nkubaze, Dr Rugagi niwe utanga ijuru? ubundi se abantu bose ni ngombwa ko bajya mu ijuru? Nubwo bose batajya mu ijuru kuko ntibazarijyamo, urabyumva, bose ntibazanarijyamo, ariko aditamininga ate? Wenda sinzi n'icyo Scovia yavuze, ariko icyo yaba yaravuze cyose, icya mbere, nubwo mu magambo ya Scovia yaba yaravuze yarakozemo icyaha, niyo yaba yaramututse, nubwo yaba yaramututse. None se twe twirirwa tubwira abantu ngo ngo umenya aho nacumuriye, ngo ariko ntumenya aho nihaniye. Ego ni ukuvuga ngo rero imbabazi Dr Rugagi yaha Mutesi nubwo yaba yaramututse ntago arizo zamuhesha ijuru, si nazo zamwimisha ijuru. None se ahubwo ni ukuri kw'Imana. Njyewe ari njyewe uri muri iyo deparitoma yo kurwanya iterabwoba, njyewe ntago yancika. bamukurikirana ako se ubwo urumva iterabwoba rirenze iryo niriye? Erega bamuteye ubwoba mu myizerere ngo nta bugingo azabona, ati ndarahiye. Icya mbere reka tubwire abantu ngo ntabwo ubugingo tubuheshwa n'umuntu uwo ari we wese. Kabone yiba yari yishwe na Petero burya batubwira ko Petero ari twe, njyewe n'injye uzaba uri kuri gate y'ijuru. Yarabona abonye n'ubundi bagize ngo Petero w'ijuru yamenyekanye. Oya ninjye Petero uzaba uri kuri gate y'ijuru, byibuze ari njyewe ubivuze. Bivuzwe na Petero kuko ntituzi Petero uwo ari we, ariko ntago azagenda ari Rugagi, nta nubwo azagenda ari Innocent. Aho ya Petero ni Petero, mu ijuru azagerayo ari Petero. Urumva, yiba ari we wari wabivuze byibuze twari kuzamenya ngo mu basekirite bazaba bari kuri gate Petero azaba aduminze, azavuga ati uyu ntiyinjire mu mureke. Urumva, ariko se nta nubwo azaba ari Petero, nawe azaba ahubwo asaba ngo Mana mbabarira ninjire. Ubundi se we abwiwe n'iki ko azarigeramo? Rugagi we abwiwe n'iki we ko azarigeramo? Ayakuye he? None se niba abazabona ubugingo n'abatazabubona, urumva bo watabizi ko agomba kububona? Bibiliya iravuga ngo ntidugatokore agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wacu turetse umugogo uri mu ryacu. Now Scovia wenda yamuvuzeho amagambo, ariko se ubundi ibintu nigeze numva Scovia yavuze nta n'ibintu birenze yaravuze. Ibintu Scovia yavuze ngira ngo harimo ko yavuze ko Rugagi urusengero bafite Muhanga, ariko numvishe Rugagi avuga ko ari Ruhango, ko ngo hejuru hari amaroge ku ruhande hakaba ari akabari.
Neza Ikindi- ako kabari n'ayo marogi nabyo ni ibya pasiteri. ntago mbizi ntago mbizi Niba rero binaturanye Eh. niba binaturanye cyangwa binabana amarogi n'urusengero niba bibana, uvuze ko nyiri umupfu yapfuye ntago ari we uba umwishe. none se urusengero ubundi ntigomba kuba ahantu hakorerwa ibyaha kugira ngo abantu bihane? None se ubwo icyo Scovia yavuze cyatuma aterwa ubwoba ko nta nijoro azajyamo ni ikihe? ko yavuze amakuru atariyo Ayaheze ayo ngayo nyine. niba kandi niba koko bituranye, niba hasi Njye sindajyayo, ariko nanjye sindajyayo, hari abandi numvise bemeza ko ngo ariko bimeze. ni nanjye sindajyayo, simbizi, ndi gutera comment yanjye. Ariko reka tuvuge ngo niko bimeze cyangwa siko bimeze. Wenda mu bindi Scovia yavuze, yari yavuze ko Rugagi ngo agenda mu modoka ihagaze miliyoni 240 ingahe kandi atajyana n'ikibanza cy'urusengero, atagira urusengero muri make. Ubundi ibyo nabyo ku ruhande rumwe ntago urusengero ari urw'umuntu. Nta mpamvu yuko nka Rugagi agira ubutaka bw'itorero, kuko itorero cyangwa urusengero si urwe. Ubundi niba ari redeemed yakabaye ifite urusengero, ariko se niba abafatanyije nabo cyangwa abo bashaka kubakira bagishaka gukodesha, ibyo ntago ari aferi ikaze. Urumva ibyo byo ntago ari aferi rwose ikaze. Niba batarufite si ikosa rya Rugagi, ariko ryaba ari ikosa rya administration yose. Urimo urabyumva? Cyangwa se bafite ukuntu bari bakiri kubanza kubipanga kugira ngo bubake iyo modoka. Rero ni umutungo we, yemerewe kuwukoresha uko ashatse, kimwe nuko bavuze bati tugiye kubaka, nawe yatanga contribution nk'umunyamuryango nk'abandi bose. Ariko si ngombwa ko aterura umutungo we cyangwa se umutungo w'urugo rwe w'umuryango ngo awujyane mu itorero. Ariko nabikoze ntabwo yabaciye nk'amabere. Azungukira ese? Azungukira ko azaba afite itorero. None se itorero si irye? Itorero niba ari irye rero atari irya Kristo, cyangwa ako se wanamugane itorero rya Kristo bavuga ntago ari izira nyubako. Inyubako niba izaba ari cyangwa igomba kuba ariye nk'umuntu wabitangiye, ariko ibyo byaba bibaye nk'agasosiyete cyangwa se byaba bibaye nka kampani umuntu yishingiye. Abaye yaratangiye kampani ibyara inyungu akaba adafite aho akorera, ni ikibazo. Ariko niba ari umurimo w'Imana muri rusange, nta mpamvu yuko ari we ushyira ku itafari cyangwa se ari we wubakira urusengero abantu ngo bazi. Abantu nibo bagomba kwigiriramo uruhare rega mu bintu byabo. Rero ariko uko bimeze kose, niba Scovia yaravuze gutyo, none si ibyo bimwimishije ijuru? Ibyo ngibyo muri logique yawe nk'umunyamakuru bimwimishije ijuru. Ahubwo duha amakuru we nka pastor, nge si umunyamakuru ko abapasiteri mwe mufite amakuru. Katugeneralize. Ngewe ikintu nzi, dore Bibiliya iravuga ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atanyuze muri we, ngo kandi abamwizeye bose bakizera izina rye nta rubanza bazacirwaho. Ko nta Rugagi numvishamo. Exactly, niyo mpamvu nakubwiye ngo yateye ubwoba. Yateye ubwoba Rugagi, yateye Scovia ubwoba. Njewe ndi Scovia. Uyu munsi ikirego cyanjye cyaba kiri muri RIB. Ari nge Scovia. Umbwira gute se ko nta juru nzabona cyangwa untera ubwoba gutya? Nose ubundi RIB yajya kuvuga ngo umuntu bavuze ko atazabona ijuru. RIB usishinzwe kumenya abazajya mu ijuru n'abatazajyayo. Ariko reka nkubaze, uzi ko Bibiliya ivuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza, nubwo ababizana bazabona ishyano. Ariko uzi ko umuntu yagutega n'ibisitaza koko bituma utarijyamo? Ujya kubiregera RIB ngo umuntu yavuze ko utazajya mu ijuru. Oya, ni ukuvuga ngo biriya biri muri gahunda y'iterabwoba. Anyway, ni imyizerere ushobora kubura ukuntu icyo kirego cyumvikana neza.
ariko ririya ni iterabwoba. Erega umuntu none se Evo, ubu ngubu tuvuga urugero, nje hano nkavuga ko ejo mu gitondo uzapfa, bugacya, Imana imbabarire kandi nawe umbabarire, ntago ari ibyo, ariko reka baba ari wowe tuvugana, nkavuga ko ejo mu gitondo uzapfa, bugacya wapfuye, nabivuze byabuza kunkoraho iperereza. Icyo gihe mba mbaye first suspect, nubwo baza gusanga nyuma yaho bikamenyekana ko hari ibindi wazize, ariko njye mba ngomba kubazwa amakuru. Wabivuze ubikuye kuki se wabivuze? Urimo urabyumva? Noneho rero uyu mugabo ntabwo ari we Kristo. Kristo wenyine Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose nta teka bazacirwaho, ngo ariko abataramwizera bamaze gucirwaho iteka. Niba rero Scovia atari yizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, bugacya wenda apfuye ataramwizera dukurikije imyizerere, ubwo ashobora kutaryinjiramo n'undi uwo ari we wese utari na Scovia. Ariko ntiyaribuzwa nuko atagiye gusaba Dr. Rugagi imbabazi. Icyo nicyo nagiraga ngo ntangariza abantu. Iyo niyo comment yanjye, ni ukuvuga ngo uko byamera kose, niyo mpamvu nge nabyise n'iterabwoba. Ntago yashobora kubwira umuntu ngo nukuri kwiyo nkorera, ari yarahiye ngo kwiyampamagaye ngo Imana isumba byose, ngo Imana ihora, ngo nta juru azabona. How gutese byagenze bitese? Rega yakoze ibyaha kuko yavuze ibitari ukuri, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hanze hazaba imbwa, abarozi, abakunda kubeshya bakanabikora. Kandi Mutesi Scovia yabeshye. None se yabeshye iki? Yabeshye se ko Rugagi agendera mu modoka nziza atagira itorero ararifite se? Yabeshye se ko urusengero rwe ruturanye n'amarogi n'akabari? Yabeshye se? Erega wibuke ngo nta cyanya cy'insengero tugira, ariko iryo si ikosa nubwo rwaba ruturanye nabyo. Uzi cyaba giteye impungenge, amarogi n'akabari bibaye ari ibya Rugagi, ibyo bintu byaba biteye n'impungenge. Ariko niba bituranye nabyo, none se warabibuza gukora? Rugagi yavuze yuko bidaturanye. Abandi bamwe barabihakana, abandi bakabyemeza. Ariko niba yanabivuze, ibyo bimwimishije ubugingo. Tuvugisha ukuri. Wenda bakunda kubeshya bakanabikora. Biriya yabivuze nk'umunyamakuru. Kandi ugomba kuvuga ukuri. Mu banyamakuru rero habamo icyo bita amakosa y'umwuga. Nubwo rogi yaba iri muri metero 5 n'urusengero ruri mu zindi metero 5, si biba bituranye? Ubu se umudugudu uhana n'undi imbibi ntago bituranye? Kandi niba hasi urabona, wenda simbizi, uretse ko ibyo bintu byigeze bikurwaho. Ubundi kera insengero zakoreraga muri za kave, mu mabasement, hasi aho ngaho ugasanga niho hari urusengero, hejuru hakorerwa ibindi bikorwa. Ubundi nibyo bya Mutesi na Bishop Rugagi niko avuga, kuko avuga ko hasi ari urusengero, hejuru hakaba akabari, iruhande hakaba amarogi. None se nyine njyewe icyo nshaka mumbwire, icyaha kimwimishije iri juru ni ikihe? Ni ukubeshya. Kubeshya se? Ninde utabeshya se? Ubwo pasiteri we ntiyabeshye, ntafite abantu yabeshye? Sinabonye amakomenti amwe namwe avuga ko yabeshye. We ntave nyakubahwa Bishop Rugagi, amahoro y'Imana bane nawe. Ariko nawe tugiye gusuzuma, cyangwa ijuru rigiye gusuzuma, ryasanga ufite abo wabeshye. Nawe ntiwababura tu. Niyo mpamvu nge navuze ngo yaba ari kuvuga yuko Scovia atazajya mu ijuru, kandi nawe arebye nabi atazarijyamo. Okay, reka dutegereze gutya. Reka dutegereze. Nyakubahwa Dr. Rugagi, nugerayo ugasanga Scovia atariyo, uzatumenyesha ayo makuru,
udukomfirime ko kuko atarigezemo. Nugerayo ugasanga Scovia atarimo, uzatumenyeshe utubwire ko ntawe uriyo nk'uko wabivuze. Erega biriya ntabwo wavuga ngo ni ubuhanuzi, ngo yahanuye. Numvise n'umunyamakuru amubaza ngo urabihanuye, nubwo yabihanura ntago biriya byafata. Iby'ubugingo ntibazakubeshye, iby'ubugingo niyo mpamvu nakubwiye ngo bihwanye na wa muntu wavuze ngo natanga ituro. Nta kintu gikuraho ibyaha uretse amaraso ya Kristo. Nta kintu gikuraho ibyaha uretse amaraso ya Kristo yonyine, kandi yamenetse rimwe gusa ngo tubashe guhora twezwa, tubabarirwe. Wenda reka tugaruke. Bishop aragira ati Mutesi Scovia nta juru azabona. Weho ubona Scovia ijuru azaribona? Umva kandi none se abanyamakuru namwe muragoye, muranasekeje. Ubu se umvuge ngo azaribona cyangwa azaribura, ni uzahitamo. Ese wahishingiraho uvuga yuko ibyo Bishop yavuze atari ukuri, kandi na Mutesi ubwo utari kubona ahantu mu karasa? Ntago nabuze aho mu karasa. None se reka nkubaze, abajura ku musaraba, we yutekereje, ndavugana n'umuntu nzi neza ko ibyanditswe abizi, yutekereje uriya mujura ku musaraba wari uzi ko yabona ijuru kandi abambiwe kwiba, aravuga ati njyewe ndi umujura ruharwa, ariko we Kristo uri umwana w'Imana, gusa ngusabye ikintu kimwe, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu yamusubije ate? Yaramubwiye ngo ndagusezeranyije yuko tuzabana. Mu kanya nko guhumbya tugomba, mu kanya nko guhumbya. Numva ngo bari basigaje, ari Yesu ari n'umujura ku musaraba, Yesu yarabibonaga ko basigaje amasegonda bagacaho. Yesu aramubwira ati mu kanya nko guhumbya turaba turi kumwe muri paradizo. Urimo urabyumva? Bibiri ikongera ikavuga ngo uhagaze yirinda atagwa, ikongera ikavuga ngo abambere bazaba abanyuma, n'abanyuma ufite amatwi yumva icyo umwuka abwira itorero. Ubwo ntanzemo message. Means what? Nta muntu n'umwe wo gucirwaho iteka no gucirirwa urubanza. Uyu wita ko ari umunyabyaha ruharwa yajya mu ijuru, umukiranutsi uyu munsi ruharwa ntaribone, kuko ikiditamininga cyangwa se ikigaragaza ni wa munota wa nyuma. Niyo mpamvu nakubwiye ngo na Bishop ari Bishop. Yesu yaravuze, reka ngo urugero rworoshye. Yesu yaravuze ngo abo tureba twebwe uyu munsi tubona ko ari abakozi b'Imana, ariko umugabo witwa Kristo azababwira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe, kuko ntigeze mbamenya. Ngaho rero jya guca urubanza, uvuga uti uyu ni pasiteri rwose, pasiteri ijuru azarijyamo. Natwe turi abantu. Hari aho Pawulo yanditse ari mu nzandiko yanditse, aravuga ngo ndababwiza ukuri yuko abangaba bamaze gucirwaho iteka. Wasanga Bishop ari mu iyerekwa ry'uko Mutesi ari mu bantu bamaze gucirwaho iteka? Oya, jewe ntago mbyemera ibyo bintu, simbyemera. Abo Pawulo yavuze bamaze gucirwaho iteka ni babandi banze kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Kandi uyu munsi ubutumwa bwiza buracyabwirizwa, buracyavugwa kugira ngo nabo babashe kumva bemere Kristo. Icyakoze abo bizarangira batamwemeye, batamwizeye kuko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ubwo nyine sindi kumwe nabo, nanjye sinzabaririra. Hanyuma byaba bikuyeho yuko Mutesi adakwiye gusaba imbabazi Bishop Rugagi? Yakoze iki? Yabeshye yuko urusengero ahantu ruri ufatanye n'amarogi ndetse n'akabari. Icyo ni icyaha yakoze. Ikindi ajya kujajinga imikorere. Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Niba Mutesi yarakoze ikosa ry'umwuga akumva muri we kuko atari byo,
ariko reka nkubaze, uriya mudamu ujya wicara akajya muri M23 ku rugamba aho ruri kubera akababwira ati ubu duhagaze igisasu ngicyo kinciye hejuru, umva yananirwa kugera hano hirya, harya ngo nihe, ni mu Ruhango ni Muhanga, urumva avuga ko ari Muhanga ariko bishop akavuga ko ari Ruhango. Rega uriya ni bishop, ubundi ikigira umuntu bishop ni ukuba afite insengero nyinshi. Kandi ikindi numvishe mu makuru nuko amarogi afite icyapa cyerekana ko ari amarogi, urusengero rukaba rudafite icyapa cyerekana ko ari urusengero. Kubihakana rero ukabigarama ni ibintu byoroshye, ariko igituma kitabaho wenda niba koko kitanariho nuko bakorera mu nyubako itari iyabo, wenda nyiri inyubako yababwiye ko batemerewe gushyiraho icyo cyapa, sibyo, ariko bakaza bagakoreramo. Ndakubwiye ngo niba Mutesi yifata, ejo bundi ntago yatubwiye ati ubu ngubu ni muri Ukraine, ni muri Russia yari yagiye, ti hafi aho ndeba neza imirwano. Urumva gutega cyangwa gufata imodoka ye akajya kuri tere, iyo tere ari kuvuga, urumva byamunanira. Nicyo rero na bishop aheraho ahagira ati mbere yo kuza akavuga ngo ngewe urusengero mfite rufatanye n'akabari, yaza ese ubundi byaba bifatanye icyaha kirihe ko ari cyo nabajije, byaba bidafatanye icyaha kirihe? Icyaha ni ukuvuga ibidahari, kuko bibaye bifatanye ntabwo ari icyaha. Noneho reka nkwereke rero ibintu bigize icyaha hano muri iyi si niho bikemukira, cyane ko dufite inzego, aho kugira ngo atangaze ko Mutesi atazabona ijuru. Erega iryo ni iterabwoba, nibyo abantu, ariko ntibimuhesha ububasha bwo kwimisha ijuru. Hararimwimisha se niwe uritanga? Ko ari cyo nakomeje mbaza, niwe uritanga. Hanyuma niba atari uritanga reka tuzarebe koko Zikovi yazarijyamo. Exactly. Nagera yakatubwira ati hallo nasanze ntawe uriyo, muri hehe, sinabibabwiye, icyo gihe muzamenya ko yagize. Ariko ibyo ni n'ubutekamitwe, ngewe ni nako nabivuga, ibyo ni n'ubutekamitwe. Umuntu yifata akavuga ngo undi ntazajya mu ijuru, rya sese, rya nyina, rya ndese, ryanda ubundi uvuga iryo uvuga ubwo waba urizi? Ijuru ko turikorera, ijuru turiheshwa n'abantu. Wenda tusa n'abagana ku musozo, dushingiye ku byo bishop yavuze, dushingiye no ku makuru Zikovi yatambukije, ari nk'ibishoboka, ni nk'iyo nama watanga hagati y'aba bantu babiri? Bibiliya iravuga ngo nimuryana mwirinde mutamarana. Niyo nama naba. Niko byanditswe bivuga. Nje mbahereye inama muri Bibiliya. Rega buri abantu baca amazi Bibiliya, ariko ni igitabo cy'ubwenge, ni Jacques ibe yaranditswe n'abantu nk'uko benshi bakunze kwica amazi bashingiye kuri icyo, ariko ni igitabo cy'ubwenge kandi kirimo igisubizo cy'ikibazo cyose wakwibaza hano kuri iyi si. So mwirinde rero, yaba Zikovi yaba Rugagi, mwirinde kumarana. Umwe nagenda niba bisaba ko basabana imbabazi nibazisabane, ariko ntago yajya kumusaba imbabazi ngo kugira ngo abone ijuru. Ibyo ni ryaterabwoba nyine. Uzi cyaba kimujyanye, ntago yaba agiye kumusaba imbabazi kuko yumva ko yakoze ikosa, yaba agiye kumusaba imbabazi kubera igitutu cyo kumva ko atazajya mu ijuru, kandi byaba byumvikana, ariko ntiyaba musabye imbabazi zivuye ku mutima. So rero nimuryana mwirinde kumarana, mu yandi magambo mworoherane. Nimubisaba ko muhure, mubiganireho, musabane imbabazi, birangire. Kandi nimumva mudashaka no kuzisabana, nyakubahwa Bishop Rugagi, ugende nawe ubikosore, utandukanya akabari na urusengero na genda mumbise munyirekere. Niyo nama nabaharata, mugende murebe ukuntu mubishotinga out, then ubuzima bukomeze. Ariko ibintu by'iterabwoba si sawa. Niba hari n'ikosa ry'umwuga Zikovi yakoze, ntagenda barirya asabira imbabazi, urabyumva, ariko ntajye gusaba imbabazi zo kuvuga ngo ni ukugira ngo abone ubugingo. None ze biriya byonyine nibyo byamuhesha ubugingo?
agiye akamusaba imbabazi, ijuru ararifite ku bw'iyo mpamvu yonyine? Niwe mbaza. Ijuru ararifite ku bw'iyo mpamvu yonyine agiye agasaba imbabazi? Niwe ndi kubaza. arega yavogeye amavuta. Amavuta se ari mu ngunguru, amavuta se ari mu gacupa, amavuta se yayavogereye, ni urupangu yamennye yinjiramo, yayamennye muri make. Reka wenda twisoreze. Nimukadutera ubwoba gukorera Imana. Imana ni iyacu twese, nibyo hagomba kubamo abantu batuyoboye, ariko bayoboye si inyamaswa, bayoboye abantu. Rero abantu, umugabo umwe hakurya aho ngaho yabwiye abantu abatera ubwoba, aravuga ati mugiye gupfa nimugende mufate ibyanyu mubizane. Barabizana, ngo bamaze kubizana abategeka kuba mu nzu iminsi niba ari ngahe, arasohoka bamaze kumuha bwa butunzi bwabo bwose. Umva yari yabateye ubwoba, bamaze kubumuhereza bari mu rusengero, aragenda azana esanse, arabatwika, abohereza ku Mana. Bene nk'iryo terabwoba rero riba rifite ibintu byinshi rishingiyeho. Umuntu wese ni umuntu. Ugiye kuvuga ibya Dr. Rugagi, nawe wasanga afite aye makosa yiwe, no muri uyu mwuga arimo, n'iryo naryo ni ikosa. Njye mbaye ndi umuntu ureba, n'iryo naryo ubwaryo ni ikosa. Umundi se abashumba ko hari ababyeyi, igituma yirahira ngo natansaba imbabazi, atazimusabye byatuma arahira bigezaho, ahubwo ni kwa gushaka kwigira nyine abadanje cyane. Urimo urabyumva? Reka nkwereke umuntu witwa Eliya, sibyo? Umuntu witwa Eliya yaricaye aravuga ngo niba nkorera Imana umuriro uve mu ijuru batwike. Koko waraje urabatwika. Ubundi arongera aravuga ngo afata abahanuzi ba Bali abaca imitwe. Ariko uzasome Bibiliya iravuga ngo nimutababarira na so wo mu ijuru ntazabababarira, ngo kandi uwicisha inkota ntiyazazira. Uzi ko byarangije, niba wari wasoma uwo murongo uvuga ngo umwuka wa Eliya niwo waje muri Yohana kugeza ubwo yaciwe umutwe. Uzi icyo byari bisobanuye? Bamuhaye butamwa yiyongeraho na ngenda. Birangira ibyanditswe bigomba gusohora, nawe bamuca umutwe. Bigaragara ko ari Yohana, ariko ni umwuka wa Eliya wari uri muri Yohana kugira ngo ibyanditswe bisohore. So rero nagenze makeya, irandahiro ntago yari ikwiriye. Twihera kanimero bwahasigaye. Niba bavuga ngo aho imvubu zirwaniye sinibuka ukuntu uwo mugani bawuca. Njyewe nzi wo muri Bibiliya, nimurwana rata ntimumarane. Hanyuma ba bantu rero bashaka ko mbafasha, bashaka ko mbatwara neza VIP, udafite imodoka nayigushakira, uzamara igihe kirekire, yewe ushaka n'ahantu heza ho kuba naho nahakumenyera, nahagushakira ndetse mu buryo bwiza. Dufite amamezo do passage meza pe. Uza ukavuga uti awi ngeze mu Rwambyaye, uru ni urwa Gasabo, ndumva impumuro yaho. Mpamagara kuri 078 630 42 45, cyangwa se unanyandikire kuri WhatsApp umbwire icyifuzo cyawe. Niba ugiye kuza mu biruhuko, niba uri hano mu Rwanda, umbwire uburyo tugiye gukoranamo. Imana ibaho umugisha rero. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom.